Sema nitegezo babiri. Nagari kumva mu mutwe. Uribuka ko kondisiyo y'aka kazi gukundana bitari. Ariko Mike. Uzuri yo muguru kujya nkunda. Ibyo rero biraba tayari. Kondisiyo yo turaba tuyiye. Niya kugukunda wimbwiye kondisiyo tuyiye. Umugore nta kintu adakora. Twakwishimanye. Aba yampa amafaranga. None ho arayaguha ku ruhande ataza muri kampani. Oya ariko narabikubwiye. Nase amafaranga yose najyanya guha buri munsi. Hari amafaranga aba yangeneye. Nase nk'ubu ngubu ejo bundi ko yampa amafaranga yo gusohoka. Nawe washaka nyazanye. Okay. Sasa nanyi kubwira. Noneho matora mana yanjye we. Iza matora bashya mu mwuka. So turyama. Aka niko kazi pe imbere y'Imana. Ubu ngubu niyo wambwa ngiye gukora muri ambassade y'Abanyamerika ngo nicaremo sinajyamo. Ubu mbo waragize. Ariko twayirukana ndazana nyashi mu gatuza. Koraho umwe bro. Asa ufite ikihe kibazo. Rero bigamubwiza uko inoze ukunda umugore w'abandi. Ntabwo byemewe muri aka kazi. Ntabwo mvuze ko mukunda. Ndavuze ngo arankunda cyane. Arankunda pe. Umugore aba ari kumpamagara buri kanya. Aba ari kunsaba ngo turi kumwe. Kandi yanambwiye ngo ngerayo neza mwana. Ikibazo ni kimwe. Kiba twahuye nta kintu kimwe ushaka ko dukora. Ngo just ngo akina umuntu mari ngo bamwice Rwanda ngo nta bindi bintu bindi. Wawe. Yego. Nta kintu kimwe kintu ko dukorana ku micirane tukarebana. Oye warakoze ku mipasi nziza. Uriya niwe wanjye. Ibyo bintu ntabwo yigera bimbwira. Nese ubona kana kazoma no bukishimye. Nse nta mvune zirimo. Si kugorora umugongo se. Nimba ko ntarakamenyera jensi nibaza imvune. Ase ntabwo urakamenya gute bro. Oye bino ball ni winyisha mo bro. Ibi ball ni tugitangira. Ntabwo tuzi ingaruka mbi bizatugira. Urishaka kubyina mbere y'umuziki rero umwe ngo niho kazi kambe. Ase ingaruka mbi ko harimo amafaranga. Ingaruka mbi umuntu yabonye amafaranga ikindi ni iki bro. Nyine nazo nzi kuko nibwo nsibwa mbere twambe dukoze kano kazi. Ase Mike ko nde utangiye kwivugururamwe. Ugiye ntabwo ndi kwivuguruza. Ikintu ndi kukubwira ntabwo twabyina kuko akazi ntituramaramo n'ibyumweru bibiri. Buriya nyuma y'amezi 3 nibwo tuzamenya n'izi mvune z'aka kazi. Ega nta bintu kuno sibiza byoroshe. Nise ubundi kuva mbere hose kuki ntabonaga wifashe cyane wagira ngo ibi bintu ni nkaho baguhatiye nyine kubiza aho. Urumva ibi bintu nge ntabwo mbimanye n'igihe. Twakundurwaho kumva nyine umubiha icyo gusaba kandi ukabona ntushaka gukundana n'umuntu wenda mukururana ubona abantu bose mumenyeranye wenda ari abantu bo hafi n'umuryango ukavuga uti ubw'icyubahiro cy'umuryango wanjye nkeneye gushaka umuntu wakuri. Rero urumva rero ko nari narakwisanzuraho ibintu bigenda biza gake gake. Kuko buriya no guhura n'umuntu waguze utekereza harimo kakandi kumva ngo uramwishyura urukundo bigusaba iki bigusaba gutegura iki kugira ngo umubone urumva nabyo mu bindi bindi. Njye bana banje gutekereza ko wenda ibintu wajemo ari ukukira gusaba uburaho numvaga nyine bimeze ukuntu bitaryoshye nk'uko bigomba kuba bimeze nk'umuntu nyine washoye ugomba kubona izo nyungu. Ariko ndabona byarahindutse at least nsigaye mba ndi kumwe n'umuntu numva base byibuze uramfiringa atari byo rero kumva ko ukeneye kunshimisha kubera ko ukeneye amafaranga ngomba kuguhereza. Okay, ntagiye kubeshya biba yari ibintu byemewe nakubwira uko niyumva. Ariko kubera ko dufite protocol n'ibyo tugenderaho n'imikorere yacu ntabwo najya gushyira hanze feelings zanjye zo kumva. Ariko nawe urabibona si ngombwa mbikubwira. Nibyo ariko se hano turi mu nzu. Okay, wavuye uri mu buryo bw'akazi muri company waje uri mu rugo
wenda turi kuganira dutandukiriye wenda gatoya kuri bizinesi sibyo se feel free umbwire nyine uko wiyumva urabizi ko nta kintu ntakora nta n'icyo ntajya nkora ndenza n'ibisabwa n'ibikenewe kubera ko ndi munsi y'amategeko yawe turi kumwe ariko reka twe kujya mu by'akazi n'ibindi kuko uko wiyumva urabizi sibyo n'ibyo gukorera urabizi wowe ubwawe ufite igisubizo mu mutima wawe sibyo so ndumva nta mpamvu yo kugira ngo ngere ahubwo keretse niba ari icyo unenga si uvuga ngo ntabwo ngikora neza hari ibibura wambwira oya uri muziranenge nta nenge ntacyo neza hanyuma se turetse n'iby'ibiganiro cyane niba nta kintu rwose wayi ntacyo so turaguma hano cyangwa tugenda mu cyumba okay kumva ibyo ari byo bintu byanjye mari gukora ibyo bintu ndakugira njye nanenze muri buraga yarayifashe wafashe tu video se no posting ibintu ntibyemewe mu kazi dukora ntabwo ndabiposting gaza nshobora ntabikuyemo ntabwo nkwizeye ubwo se ari njye nawe mbipostinze ubwo byakangiza cyane ninde we byakwangiza wowe gusa igihe byakwangiza image ya company yose ibaze company n'umuntu mushaka kubigirira muze bose njye sinambuza urugo rwanjye ushaka kwigumira mpaka you're joking no joking aya nakora ibyemewe ni company ese ayo mategeko ya company ntabwo mujya muyarenga kese yayo kubera amafaranga kandi banyegereye cyane agera inyuma kuko wasanga hano mutwe ntiyemera impaka hari undi muntu uri muri iyi nzu hano hari undi muntu uri muri iyi nzu hano nyine hari undi muntu uri muri iyi nzu hano gukigira uwa mbere warantinya ntabwo ukigira ubwoba uziko ngura kuyoberwa inyemerwa naje wirebesha ku ruhande dushaka kundiba amabuda sinumboya tujyana muri dushe tugende twambaye mu rugo noza nzi ntibavuga n'inshuro eshanu ku munsi ndayibe ndi kuvuga ntabwo nakwiye ngomba kuba professional ibintu uvuze byibagiye nta kintu kimwe bagomba gukumbura thank you ahubwo wowe niba ugomba kumenya ibyo wakumbuye nkagukorera akazi kawe neza ntayibwe wowe nta marangamutima ugira ntabwo yemewe mu kazi ese bisobanura nanone kurakara ntabwo byemewe oya mu kintu ntemberwa no kumunezerwa umuntu ugomba kujyamo ubundi kubakora neza niba utuje ukayishima izina nubwo wakirengagiza rimwe basi kuri mu kazi uwo munsi nzirengagiza akazi kazajya okay ubona si mwiza ushaka kugira ko ntabwayo akazi kakaba karapfuye company kabira homes hagiye muri amasongo twakwimira ko bagiye gukora akazi ikibazo cya ibintu byose akazi ubu ntabwo wakihangana ukamara byibura umunsi utavuze akazi keza itegeko ryawe kumbeyeho bikora kisoko we musobe integetse nyine mbaye uko itegeko kujya urabizi mitano
Iki kigeragezo none se ibyo twasezeranye warabyemeye turabyemeranywa twembi ariko ko nta kintu ndi kubona ukwezi ni kuzura neza rero tubona ikintu akanya harabura iminsi ingahe ko nyine hageze ibirisi bitatu bivuze ngo rero byibuze wowe wakagombye guhita uvuga uti bitewe n'inzira byajemo kugira ngo bikurane reka ngiye murebe icyizere ariko nanone umuntu we ubundi wikora mu byo ufite ndakora ariko ngo nitangiye bitarafatisha amafaranga ubu abantu umaze kuguhuza muri raporo wongeyeho nabo ngiye maze kuguhereza ubwabyo kuguhereza amafaranga menshi n'ibiboro n'ibishamani ntabwo twahita twubaka amafaranga menshi ku bantu byibasha kugira babyumve neza tubanza tukipambura tukabaka make twahita kuko ibintu bikora Nike nizere ko nta tuntu tw'utunyanga tuzaza nta tunyanga tuzaza ikintu nemera cyo ndashima kuba nemera gukora nanjye ndashima noneho uruhare uri kugira ngo ugere mu iterambere rya kampani yanjye ibyo ndabyemera nako yacu soya ibyo ndabyemera ariko ntabwo ukwezi kumwe ibintu bitabiza amani gusa cyangwa ndizera ko next month bizagenda neza next month cyangwa ukwezi ni kumara kuzura neza nta Mr. Tisiga ntacyo nakwizeza uzi Mr. tuzasinye contract bangahe kereka maze kumbwira sibyo ibi bintu nkuko twabyemeranyijweho ariko bizagufasha no kujo bitabaye ibyo ngibyo nindamuka nzanyemo auditor siko navuja wakwinjiza miliyoni 10 ugashaka kumbwira ngo ujishe 5 miliyoni 10 we ndarasigaye ndandasiro izo nzazibona cyari ese ubundi hagataho ngaho ibyo twemeranyijwe utaratangira project ukayitangira ukaba umaze kuyimenyereza turacyari mu murongo umwe cyangwa uracyafite gushidikanya cyafite gushidikanya kunze uracyafite gushidikanya ntabwo gushidikanya kuko nzi akamaro ufite muri kampani uvuze ngo uracyari mu murongo wa mbere so kugira ngo rero hagati yanjye nawe n'uyu murongo turimo hatazazana ibibazo sibyo reka aya masezerano twagiranye tuyashyire mu nyandiko Sente tubandika kono n'umukono wabishize wabifasha mashino kapuritinga kabyandika dere tukazabishaho umukono nivyo navyo biraza gukorwa haraza ko hari amasezerano yanditswe n'imashini n'amasezerano yanditswe n'intoki n'umukono wawe Mike hari ibintu bibiri bishwanisha abagabo babiri inshuti cyambere amafaranga cya kabiri abagore kandi zituburiye oya tuburiye muri cyane z'abagore tuburiye muri cyane abagore ngiye mfite umugore nawe ukaba ufite umugore akabaho gucana hagati yacu biza muri aka kanya duhuriye ku mafaranga bisobanura byinshi akazaza ashaka guteganya dushaka ariko ukira gutereza iyo twagabanye twasezeranye imbere mu mvugo turushamwe mu nyandiko iyo twagabanye sibyo umva ukuntu bira bimeze ibyo twemeranyije kuri pourcentage urabisabye ahubwo ikirenzeho nuko mu gihe hari ikibazo kizavuka urabizi yuko naho ntangaga ku bintu bikora ikibazo kizavuka azaba ari ibyawe gusa inyandiko ikabije gukora iki ikabije kubigendanye na pourcentage ugomba kujya umenya naho ushaka kujya uzajya witegura no kubinyasha ibintu wawe ugiye kujya ushobora ibintu nyine wumva ntabwo ushaka imvune yabyo tu ntabwo wajya ifungura icyo kurwana okay ikizima nuko 30%
ikibazo cyose za 50% zigira umupatina nawe umupatina cyabiza ikizi n'iri byabonye nka Mike ariko ibyago byagura company nawe ariko ibizaza kuri kote yawe ntabwo urimo ariko ibizaza kuri company mu mararungu company limited. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera costume nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure bohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. kandi se ufite ikihe kibazo? ufite ikihe kibazo? Muri ibibazo byakurenze nawe bitari ndamenya bigenda bimeze bite? Kucyura umwana mubi koko gute? Gute ndi umwana mubi? Ubuze kuba ngiye gusenya bijya gushimisha. Ninjye gusenye? Kuba ngiye gusenya biragushimishije? Nyine ngiye gusenye. Njye sindi kumva ibintu uri kumbwira. Ndi umwana mubi ngiye kugusenyera. Sabe ubu ndatwite. Ura? Ibintu numvise nibyo. Oya rero uri kurota. Iyande. Nasuna utenyuka kambaza icyo kibazo. Uzi nibyo wanjyanyemo. Uzi umugabo wanjye ndamusobanurira. Ntumbwire ko ari wowe wayiguteye. Ese harunduze. Nisi ikibazo kiriho ubundi. None biraza kugenda bite? Uzi umugabo wanjye ndamusobanurira iki? Umugabo wanjye muri kampani mwavuganye iki? Kampani y'ibisambo, ndasa n'ibisambo. Ako wari wishimye sinzi ukuntu bigenze. Nubwo gubise bisambo mbwira umwavuganye yuko biri bigende biteguva. Ese urumva byagenda gute? Umwanzuro hari nuko nayikuramo. Kuko bo nta kintu na kimwe bagomba kwirengera. Njye ndumva nta kibazo kirimo. Ankuru umusaza. Uyikuramo nicyo kintu cyabaye ikibazo. Uyikuramo umugabo wawe mukomeza. Ese icyo kibazo wari ufite? Hanyuma se nyukuyemo akaba ariyo yanyuma. Nzabyara. Ese birema se nkagira ikibazo. Ubizuteze. Niyo yanyuma se iwe yikuremo nkuko babigusaba ibintu bigende neza umugabo wawe mumerane neza nta kibazo kindi kiba gisigaye ndumva nta kibazo kindi kiba gihari. Cyo cyo cyakaguteye ikibazo. Sasa buri muntu nyabaki. Uyumva ko nakicuje. Ariko inama ndi kukugira niyo nuko bigomba kugenda ugomba kuyikuramo ubundi ubuzima bugakomeza.
ya mbere wakuyemo se savuga ngo ni ya mbere akabaye narabimenye mbere yo kwemera ibi bintu wakabaye wumva ibyo mubwira ahubwo sabishoka ndagenda ariko nushaka wumva inama zanjye ko nta bundi byagenda ugomba kunyumva byanze bikunze nimba ushaka kubaka ugomba kunyumva we ntabwo byumva ibaze ko n'akarakabwa kari kanteye inda nari natangiye kugakunda